icyo gihe rero urimo uratsindwa cyane. Abera b'Imana bari kongerwa imbaraga buri munsi, n'abasatani n'abakozi ba satani bari kongerwa imbaraga buri munsi, kandi zigenda zizamuka. Rero ibyo bintu byose mvuze nibyo biri gukora ibyo muri kubona. Ntuze gutekereza ngo niwumva ngo bakoze icyogajuru cyangwa bakoze ngo intwaro irasira amakompora 600 icyarimwe mu byerekezo byose, ntuze gutekereza ko ari ubwenge bw'umuntu bwabikoze. Ubwo ntago ari ubwenge bw'umuntu. Bibiliya bivuga ngo ni ubwenge bw'inyamaswa abantu. Hari inyamaswa abantu rero ziri gutekereza mu rwego rwo hejuru kandi zigakora ibyo bintu bikaba ibifatika, kuko uko byari biri ku bwa Nowa niko bigomba kongera bikamera. Izo mbaraga rero nizo ziri gutuma abantu benshi, ngiye kuvuga nko ku bintu 2 cyangwa 3, abantu benshi bahomba. Yego, reka mbanze mvuge kurako. Mwaritegereje mubona uburyo abantu b'inyama n'amaraso bitwazaga ko bazi gukora. Bishe ijambo ry'Imana rivuze ngo n'umwana muto uzi gusenga ntazagira ubwoba, kuko azafashwa no gusenga. Aravuga ati ubwo no bana bato nanjye ngomba kubakoresha, kuko ubwo mbonye imana. Kandi koko bari gukora ibintu bikomeye. Ubu twana dutoya twarangiritse two mu myaka 6, 7, 8, 10, tuzi ibintu byo gutingana. Abantu bazi ngo ababyeyi ngo barango ni abana bato, ikiri muri we kimusumbya imyaka. Niyo mpamvu ugomba gutestinga akana kawe, ukamenya ibintu bikarimo, ukagacokoza, ukakarebuzwa, ukagacunga kari konyine, ukamenya inshuti bagendana, ukamenya ibintu byose. Niyo mpamvu wa mugore ugomba gucunga umugabo wawe. Ubu hari abagore bari victime y'ibyo abagabo babo binjiyemo batabizi. Ukabona umugabo aragenda ngo ari guhaha, ntuzi n'ibyo akora cyangwa ibyo ukora, ukabona ibyakora, ukabona ntabwo byakabaye bimuha ubwo bushobozi. Ariko ukabona miliyoni ari kugenda azamuka cyane kuri konta, miliyoni ari kujyaho, ukabona ibikorwa biri kugenda byimena. Nakubwiye ngo cunga sana, we cunga sana. Ariko ubwo ugatangira kubona umwana wawe yatangiye kurwana, acira inkonda gake gake. Wasenye arangiye ku mwana wawe, ariko ari guhengama kandi yari muzima, ni gaga segonderi. Itonde mu kanya mugaka ko atari ko waretse tukatestinga, tukagerageza. Uyu munsi ziri kubafasha mu rugamba, mubona zikora. Ni muvugisha ukuri, murara hehe, muba hehe, muri gukora mute muri iyi minsi? Kuko abanyamadini baravuga ati satani toka satani, muramenye ntimuzarebayo. Noneho bahita babigisha ubundi buryo bwo kumukorera mu buryo butari direct. Ku buryo nyine bazajya bamukorera akaba ari bo bahembwa. Urumva nk'ubu nkora akaba ari wowe uhembwa, ntabwo ngiye mba mvugana n'umukoresha. Donc nyine umukoresha avugana n'uwahemba nawe, ariko umukozi ni njye abavugana nanjye. Uko uwo mukozi aba mpanze amaso, uzahembwa ryari? Yesu nagaruka azaduhemba. Kandi gahunda ihari ni ukuzavuga ati nimumve imbere mwangozi, warabizi ko nyine gahunda bazavuga ati nimumve mu maso cyane. Ubu hari n'abantu bicaye bati twebwe se ko turaba imbere twemewe, uri kumva? Utwo twararangiye mwana, ntabwo tugikora. Abantu bari muri ibyo ngibyo baratakaye cyane kure cyane. Niyo mpamvu muzabona indindagizi ziri mu bantu bose. Abandi nabo bitaga ngo mbanze mbabwire ko mbere y'uko umujura kwiba abanza kureba ikintu kiguhuza. Byaba ari ibitotsi, agomba kuza usinziriye cyangwa udahari cyangwa uhuze. Bibe guhuga, yego, bibe bitotsi, bibe birori cyane. Aramanza akamenya, akagushakira ikintu kiguhuza, cyangwa se akamenya ibyo uhugiyemo. Yabona uhuze neza, agahuge kawe kakamuhindukira icyuho cyangwa irembo ryo gucamo kugira ngo aze kukwiba. Ni nayo mpamvu abantu benshi bahuze nibwo bibwe. Bitekereze wa mubyeyi we, utarahuga urugo rwawe rwari rwagasenyutse. Ibyo bintu byari byakabaye gutyo utarahuga, ugisengera urugo rwawe.
utarahugira mu gahugi, utarahugira muri ako kavuyo k'abagore nako icyo kigare ugenderamo, utarahugira muri ibyo bintu byo guhora muri sauna no muri za massage no muri za piscine aho ujya kwigaragura, utari wahugira muri ibyo bintu by'insengero ubamo ngo bakugize protocole ngo wabaye diakonese ngo wabaye mwarimu wabaye pasiteri ngo niwe muyobozi. Vugisha ukuri, ibyo bintu byari byakaje wa mugabo we. Utari wahugira ku bagore bafite amatayi, tari wahugira mu kavuyo k'abagabo ngo mumaze kugera ku rwego rumwe, tari wahugira muri iyo mikino ngo ya za Manchester na heha hurara na za Chelsea. Urugo rwawe rwari rwakabaye gutyo, ugihugutse ugisenga, ugikora umurimo w'Imana uwukunze, ukiyiriza ubusa utarahuga ngo ngiye byarananiye. Ndagusubije kandi nguhaye ikaze. Ubuntu bw'Imana yacu n'urukundo rwayo bibe ku buzima bwawe, wowe udukurikiye udahwema kubana natwe uko bwije nuko bukeye. Wakoze subscribe cyangwa nagura ikora kugira ngo ukomeze udufashe kwagura umuryango wacu Ibuye Rizima TV ndetse na Prince Robert Rwanda. Ngiye gusuhuza nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana n'abantu bose bumva ururimi ndi kuvuga. Ese urarwumva? Iki kiganiro cyitwa Gospel Talk, ndi kumwe na mwene data Masengesho, tugiye kuganira dukomeze twubaka ubwami bw'Imana. Uyu munsi dufite topic ivuga ngo mukwiriye kuba maso kuko intambara cyangwa se amazi si yayandi, urugamba rugeze mu mahina kandi hari gukinwa sinabyaye mu isi y'umwijima. Abantu benshi bibaza ibintu biri kubabaho biri kubagwirira ntibamenye ibyo ari byo, ariko tugiye guhishura amabanga y'umwijima ateganyijwe muri uku kwezi kwa gatandatu no kwa karindwi. Muri kubona igikombe cy'isi cyatangiye, bamwe muzamuri kwirebera imitima yanyirangaye, abandi bari kwamamaza, ariko hari abandi bari kwikorera utuntu twabo gake gake. Bazagenda kwakiriye ngo twinjiye mu kiganiro gutyo tuganira. Imana igumugisha, Imana y'amahoro ihumugisha kandi rinde abantu bose badukurikiye. Yego, nejejwe nuko tuje kugira ngo tuganire kandi twungurane ibitekerezo. Ndabasuje rero aho bari hose kandi mbahaye ikaze, batuze imitima tuganire ku byo bari kubona batazi kibitera, cyangwa se babyuka mu gitondo bakisanga hari ibyabaye, ari ibintu byabaye. Ibyo bintu byabaye biba byatewe n'iki? Ko nta kintu na kimwe kibaho nta mpamvu. Kambanze nshishema ka publicity. Anza wamamaza. Iko byumva ngiye kubanza kwamamaza. Umurimo w'Imana turi gukora ni mugari. Hanyuma rero abantu badukurikiye, hari abantu b'Imana bakiriye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Abo bantu bakaba bagiye kubatizwa. Kandi bikaba bitwegereye cyane, nta minsi ngahe rwose bibura. Ntabwo mwashyigikira uwo mubatizo wa bene so? Yego, cyo ni icyambere. Ese icya kabiri, ko dufite groupe yitwa Igihumbi cya Zahabu y'umukene yo gufasha abakene no gusura abarwayi kwa muganga, tukaba tugeze mu gihe cya mitiweli. Mukaba mubona ko ubuzima mu Rwanda bimeze nabi. Ntabwo mwazana amafaranga tukayakusanyiriza hamwe tugatangira abantu ngira abantu 80 dutangira mitiweli. Dore rero noneho ubu ngubu nyine murabona ko izo bari bafite zarangiye. Ubwo ntago mwansapotinga. Dore n'ibyiciro byarahindutse. N'ibyiciro byarahindutse nyine byarazamutse. Uwo twatangiraga 3 ubu ni 5 cyangwa 8 cyangwa 20 cya 20. Ariko abashyizwe muri 20 batabikwiriye bo bari gukosoza nyine, ubwo niyo ntambara ihari. Hanyuma mu mbabarire mvuze ibintu byinshi by'amafaranga. Icya gatatu cy'amafaranga. Ko mbura amafaranga make ya ngo nzane kamera yanjye, ubwo nta kintu mwabikoraho. Yego, nka $300. Imana ibaho umugisha. Reka twiganirire. Umbajije ikintu gikomeye, abera b'Imana bakwiriye gukanguka bakaba maso. Yego, Satani yarahagurutse ngo n'intora zigushe nimba bishoboka. Ubwo ni intore nyine. Ariko intambara turiho iri ku bantu bose muri rusange, usibye abayiteza. Ariko nyuma y'abayiteza nabo bayirimo nyine. Nabo bayirimo kuko nabo bari kurwanira ku minota, bari kureba ku masegonda. Bahawe iminota bagomba kuba bagize utuntu barangiza kuba bashyize ku ruhande ibintu bahawe gukora. Rero ubwo ni ukuvuga ko
byanga bikunda abana b'Imana hari ibintu biri kugenda biba abantu benshi batarebesha aya maso kuko Imana ntiyahisemo ko aya maso areba ibintu byose. Njya mbwira abantu nkababwira ngo buriya n'uwagutiza ijisho ry'ihene bwakwira usazi kuko ihene yo burya ibona ibyo tutabona. Ihene imyuka mibi irayibona, niyo mpamvu uzajya kubona iziritse ahantu ukabona irashidutse igakanura amaso igaturumbuka ikiruka igaca ikiziriko kuyifata bikakugora. Kubera iki? Ibona igitero cy'abadayimoni kinyuzeho ikabati ibi bintu biranyica ninguma ahantu. Cyangwa se hari ukuntu usenga bati twirukanye abadayimoni mu izina rya Yesu, noneho bakaba bati turaba dukumbitse muri ino hene iziritse hano yababona igaturumbuka. Urumva rero Imana ntiyahisemo ko aya maso yacu abona byose, akaba ari nacyo kibazo ariko biri n'igisubizo. So Satani yahumuye andi maso abona byose abakozi be, na Yesu ahumura andi maso abona byose abakozi be. Wowe rero urebeshayo. Icya gatatu, imbaraga z'amaboko za kimezi kimenyane, ibyo ni ibintu byamaze guta agaciro, byarangiye. Nongere mbabwire ngo ibintu biri muri uru Rwanda cyangwa muri iyi si, nsubiremo ngo n'abapfumu n'abarozi ubu bari kwicara bateye agatebe bari gufata isomo rishya, nabo byarabashobeye. Ubu kumva ngo umuntu ni umupfumu nabo basigaye birwana ubwoba bavuga ati noneho nitwe twabitezaga abandi abashaka kugira abandi nabi bakaza kutureba, ariko ntituzi nimba buracya turi amahoro kuko imbaraga zaje ziranaturenze. Abantu bafite imbaraga z'umwijima ku buryo umupfuma nta kantu k'agapetika nkuko wabona nk'umuserebanya utambuka ukumva ntiwagukanga ugakomeza ukanigendera. Bene abo bantu bafite imbaraga niko babona abapfumu. Rero reka nkubwire wowe waba ukiri no mu tuntu tw'ubupfumu, you are behind the news, waratakaye. Icyo nari nshatse kuvuga rero nkuko umuvandimwe yarabivuze, ibintu muri kubona biri gukorwa n'izo mbaraga zigiye zitandukanye. Ni kimwe nkuko abera b'Imana bari kugenda bongerwa imbaraga zo kurwanura urugamba rwa nyuma cyane. Imana ishimwe, haleluya. Abera b'Imana nimba utari kongerwa imbaraga, ukaba wumva nta bintu buri munsi bigenda bimanuka by'imbaraga, ukaba uhugira muri bya bindi ari ukuntu twagendaga mu madini, ugatera nawe ngo wagiye gusenga mu yingahe ku masengesho mu y'imigoroba, ukamara nk'ukwezi nta kintu gishya wari wunguka mu by'umwuka. Hari ugenda ugahimbaza gutya gusa bakakubwira ariko ukumva n'ibyo yakubwiye ntibigufasheho cyane, ariko kuko ngo wateranye na bene so watuye ukumva ubuzima nubwo. Nimba ari uko bimeze, umeze nk'umuntu wishwe n'inzara utarya kandi ugomba guhangana. Icyo gihe rero urimo uratsindwa cyane. Abera b'Imana bari kongerwa imbaraga buri munsi, n'abasatani n'abakozi ba Satani bari kongerwa imbaraga buri munsi kandi zigenda zizamuka. Rero ibyo bintu byose mvuze nibyo biri gukora ibyo muri kubona. Ntuze gutekereza ngo niwumva ngo bakoze icyogajuru cyangwa bakoze ngo intwaro irasira amakompora 600 cyarimwe mu byerekezo byose, ntuze gutekereza ko ari ubwenge bw'umuntu bwabikoze. Ubwo ntago ari ubwenge bw'umuntu. Bibiliya irabivuga ngo ni ubwenge bw'inyamaswa abantu. Hari inyamaswa abantu rero ziri gutekereza mu rwego rwo hejuru kandi zigakora ibyo bintu bikaba ibifatika, kuko uko byari biri ku bwa Nowa niko bigomba kongera bikamera. Izo mbaraga rero nizo ziri gutuma abantu benshi, ngiye kuvuga nko ku bintu 2 cyangwa 3, abantu benshi bahomba. Yego, reka mbanze mvuge kurako. Mwaritegereje mubona uburyo abantu b'inyama n'amaraso bitwazaga ko bazi gukora mirimo y'amaboko, cyangwa bafite ubwenge mu mutwe bwo gushakisha uburyo babona ubutunzi. Mwabonye ukuntu muri iki gihe bitagikora. N'abari bafite utwo bagezeho bari gusufura basubira inyuma umunsi ku munsi. Kandi ukabona hari umuhungu wakuze umubona wagira ngo nta bwenge afite, ari n'umunebwe mu buzima bwe, nta n'amahirwe umuha. Ukabona ari kuzamuka, uko ugenda umanuka azamuka, uko ugenda mubisikana azamuka, ukabona gake gake, ukabona amaze gutumbagira hejuru, wowe uri ku itapi ukaba ufite isoni usigaye umwihisha. Uriya ko ari we ntahaga amahirwe, byagenze gute?
byaba uriya muntu ko wanamubwiraga ibintu by'akazi no gukora ukabona nta kigenda, byaje kugenda gute? Mu minsi mike gusa ukabona ari gutumbagira, umanuka azamuka. Awakurikira amakuru ngo yakoresheje ikibuno gusa, ngo yakoresheje ikibuno gusa, ariko burya si n'ikibuno gusa, haba hari n'ibindi byinshi nyuma y'ikibuno. Naje kumenya amakuru nandi nzayakora. Cyambere ni amakuru, cyambere ni amakuru. So nagira ngo mbabwire ko iki kirere kirazimagije, kizimagijwe n'izo mbaraga nababwiye. Izo mbaraga ni imbaraga z'umwuka wa Satani. Ntabwo imbaraga z'umwuka bisaba ngo zikontorore mu karere runaka. Niyo mpamvu muzabona n'abari mu cyaro mutatekereza ko bahura n'ibyo bintu, muzasanga ubutunzi bwabo bugeraniwe. Hari ibintu bitatu muzababonaho. Icyambere, muzareba uburyo bari kugenda bahomba ibyo bari bafite bisubira hasi. Icya kabiri, muzabona uburyo ingo zabo ziri gusenyuka. Icya gatatu, muzarebere ku rubyaro rwabo kuntu biri kugenda. Ni ukuvuga ko rero hano hari umwuka ushinzwe kwiba. Reka manze nsome hano Yohana ibice 10:2. Haravuga ngo ariko reka nsome mpereye ku murongo wa mbere ngo ni ukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo ahubwo akuririra ahandi, uwo aba ari umujura n'umunyazi. Ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama. Umurinzi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi rye. Ahamagara intama ze mu mazina yazo akazahura. Imana itugirire neza kandi yishimire ubugingo bwacu. Haleluya. Amen. Ahamagara intama ze mu mazina, yarangiza akagira gute? Akazahura. Noneho reka dusome ku bice 10. Dusimbuke tugere ku 10. Havuze iki? Haravuze ngo umujura we ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura. Ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo intama zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Nimba hari ikintu kiriho ni ukwiba. Nta muntu wiba abantu badahuze. Nagira ngo mbanze mbabwire ko mbere yuko umujura kwiba abanza kureba ikintu kiguhuza. Byaba ari ibitotsi agomba kuza usinziriye, cyangwa udahari, cyangwa uhuze. Bibe guhuga, yego, bibe bitotsi, bibe birori cyane. Aramanza akamenya, akagushakira ikintu kiguhuza, cyangwa se akamenya ibyo uhugiyemo. Yabona uhuze neza, agahuge kawe kakamuhindukira icyuho cyangwa irembo ryo gucamo kugira ngo aze kukwiba. Ni nayo mpamvu abantu benshi bahuze nibwo bibwe. Bitekereze wa mubyeyi we, utarahuga urugo rwawe rwari rwagasenyutse. Ibyo bintu byari byakabaye gutyo. Utarahuga ugisengera urugo rwawe, utarahugira muri ako kavuyo k'abagore, nako icyo kigari ugenderamo, utarahugira muri ibyo bintu byo guhora muri sauna no muri za massage no muri za piscine aho ujya kwigaragura, utari wahugira muri ibyo bintu by'insengero ubamo ngo bakugize protocole, ngo wabaye diakonese, ngo wabaye mwarimu, wabaye pasiteri, ngo niwe muyobozi. Vugisha ukuri, ibyo bintu byari byakaje. Wa mugabo we, utari wahugira ku bagore bafite amatayi, utari wahugira mu kavuyo k'abagabo ngo mumaze kugera ku rwego rumwe, utari wahugira muri iyo mikino ngo ya za Manchester na heha hurara na za Chelsea. Urugo rwawe rwari rwakabaye gutyo, ugihugutse, ugisenga, ugikora umurimo w'Imana uwukunze, ukiyiriza ubusa, utarahuga ngo ngiye byarananiye, ko najyaga mbishobora ariko ngo ubu byaranze. Sawa, Satani agomba kureba ikintu. Sura ko gusenga byanze, hari n'ibindi bigiye kwanga. Hari n'ibindi bintu bigiye kwanga. Buri munsi hari ibintu bishyashya bizajya byanga. Nyine twari tubivuzeho. Kubu nyine igikombe cy'isi kiratangiye.
ubu ngubu Satani agiye kubajagaraza. Ariko uko mujagaraye we hari utuntu twe yamaze gupanga. Igikombe cy'isi kizajya kurangira, hari igihe cyazajya kurangira umwana wawe yarabaye umutinganyi, kikajya kurangira umugore wawe baratwaye, iterambere ryawe byaranze, baragusahuye utwo ufite kuri konte nta kintu usigayeho, ukazajya gushiduka ukavuga uti ariko byari byagenze gutera. Wa mwanya wafataga urangariye kurekara cyangwa wagiye muri stade, umujura yarabibonye, abona icyuho arinjira ariba. Uyu munsi hariho ibirangaza by'amafaranga ngo menshi. Hari abarangarira muri za betting, tayari Satani akinjira. Hari abarangarira kuri interinete, Satani akinjira. Niyo mpamvu twongere tubasubiriremo ngo iyi interinete nubwo dukora ibiganiro dushaka ko mubireba, ariko nimba ushaka kuva mu burangare, ihereza amasaha yo kujya kuri interinete. Setting uvuga kandi umenye nabo ndareba ngo ni bande. Nzajya njya kuri interinete amasaha kandi nzajya ndeba ibi nibi. Ibindi bitakureba urebe ku ruhande. Niwanga ukomeze urangare. Nkongwa. Ubwo kizinjiranwa na nkongwa kugira ngo uyikuremo bizagurana. Icyo kirere rero cyo kipwe nizo mbaraga bene data. Harimo abantu mureba. Mushiki wacu niwe wavuze ati mubona amadayimoni ari kugenda mukagira ngo ni abantu. Abantu barisobanukiye, Satani yaragiye abahereza ikintu bita imbaraga, batanga ibitambo mu isi y'umwijima, barangije bagura ikirere. Reka ndeke kuvuga ubu ntago abantu bagikorera ku butaka, ntago bagikorera, bakora mu kirere, bakorera mu kirere. Ako se Masenge kirere ubuhagaze mu minsi yashize buriya hari abantu batajya bumva amarenga n'imvugo. Mu minsi yashize hari inyigisho zadutse zihamagara bitwa ngo abakirisitu, baga ngo nibaze bafata imisozi 7 y'ubuzima ngo aribo bajya kuyiyobora. Bose barahurura bajya kuyifata. Abafashe iyo misozi rero nabo ngabo uri kuvuga, none se nyine itangazo ntiriba ryaratanzwe ngo mu burezi ari twe tuhafata cyane, mu bukungu ari twe tuhafata, muri politike ahantu hose, mu buvuzi ari twe dufata, mu myidagaduro ari twe dufata, mu miryango ari twe dufata. Abahungu bajyamo baragabana, cyakora disi barayifashe, imisozi irafatwa. Abana ati turi kuyifata, twafashe kabisa. Ni mukomeye kaba abantu mujye mwumva imvugo, umuntu avuze ngo agiye gufata imisozi, hanyuma nimurangiza kuyifata bigende gute? Ese ubundi ninde agiye kuyifatira nde ayishyire? Irafatwa bivuze we ninde? Irafatwa mu buhe buryo? Irafatwa mu buhe buryo hakoreshejwe iki? Hari imbunda kuki zishaka gufatwa? Hari isasu mwumvise ko yafashwe? Hari isasu mwumvise? Ubu yarafashwe, ubimenye. Uburezi bwarafashwe. Niyo mpamvu ujya kujyana umwana ku ishuri ukabona agarutse yarabaye ubundi kuko bwarafashwe nyine. Uwabufasha agomba bwarafashwe. Umusozi w'ubuzima warafashwe. Umusozi w'ubuzima warafashwe. Niyo mpamvu muzabona indwara za buri munsi, ibyorezo bya giturumbutsi, iki byose bitagira iherezo. Abakuvura cyangwa ukajya kumva kwa muganga nyine ngo umuganga ngo yasambanije umugore agiye kubyara. Ariko se tekeza umwana ari guhinguka, nawe uri guhinguka. Urumva warafashwe nyine, ni ukubera ko wafashwe. Hari abantu rero babyumvise bivuga ati abakristo iyo misozi ni yacu muze dufate. Cyokora ndashima Imana ko nta mwana w'Imana wigeze abyumva ngo abyiteho. Oyaga nabo bari bahugiye ku yindi misozi. None waba uri kuri Sinayi ukajya gufata ubuzima? Ntago byashoboka. Waba uri Gorogota uri gucungana no kubata umusaraba wanjye magere nduhuke ukajya gufata indi misozi ya politike? Ntago byakunda. Iyo twasezeranijwe tunemerewe, twebwe hari imisozi turi kuri Moriya nyine. Waba wagiye kuri Moriya uri gukwetura inkweto ngo ubone uko utanga igitambo kizima? Uba uri kurera yone utegereje ko azaza kukandagiza ikirenge aho ngaho kongera kujya gufata ngo uri gufata indi misozi? Ntabwo byashoboka. Iyo misozi rero y'ubukungu yafashwe, turagira ngo turebe iyo ibintu y'ahantu hafashwe harangwa n'iki. Abari bahafite barahava, icyo ni icyambere. Abari bahafite bava aho hantu. Icya kabiri haratunganwa, hagasetingwa cyangwa hagashyirwa ibikorwa remezo by'uwahafasha. Hagashyirwa abashinzwe umutekano.
bagakaza umutekano kuko burya iyo ari ahantu hafashwe havuga ati hatazagira uza kongera akahatwimura babandi twahimuye wabona bashatse kuhigarura tuhashyira ingabo zishinzwe umutekano. Ibyo rero nibyo biri kugenda biba. Imisozi y'ubukungu reka ariho nitsa cyane kuko niho nari navuze. Bagabo mwazi muzi gushakisha mufite ubwenge bwinshi, ubwo bwenge si bw'isi ikeneye kuri uyu munsi. Ayo mashuri yawe urata ngo za doctora nguri bwoko ki ngo sinzi ngo ufite ubwenge bwinshi. Ejo nabonye ikiganiro cy'umuhungu ngo bita profe ngo yagize gutya ariga cyane agera muri za kaminuza ngo kugeza yagiye kwigisha no muri RDF ngo yigisha n'ibiki n'ibiki. Ariko uyu munsi ureba ukuntu aba ameze, aramubonye ngo abafashe imisozi abagore ngo bavuga ati wowe katukwe kuko bafata umusozi wowe urabyemera wapindi profe bana tamujyana mu kirere baravuga ati sariraho tamuragize aramumanu hano bari kubata ndi gushaka akazi uragashaka se aho umupira warengeye niho urengurirwa. Yego, abantu rero ninde wahakaza umusazi nawe kuri kuvuga ko bagushajije none urumva abantu muri iyi si bene data shuti abantu muri iyi si nimuze kubona abo bana mugendana ngo murebe abo baturanyi banyu ngo mugire ngo baracyari babandi barahindutse. Imisozi yarafashwe bayoboka ingoma. Hari abantu batagize uruhare mu gufata ariko babonye aho bari hafashwe nabo barayoboka. Abo rero niba ari umuturanyi wawe akaba yarayobotse ntuzagire ngo uyu nguyu ngo kuva kera ngo twari duturanye rwose ngo ndamuzi ngo neza ngo twarasenganye. Mwasenganye zitarahindura imirishyo, uyu munsi tuvugana zahinduye imirishyo. Ndagira ngo mbabwire uwo kwizerwa n'umwe n'umwana w'Imana Yesu Kristo. Bibiliya yaravuze ngo uwundi muntu wagira umuntu wizera wese avumwe. Uyu munsi warukomoje ku kantu ko mu burezi ubona umwana mutoya w'imyaka 6-7 ibyo ari gukorera bagenzi be kafuguta ariko ko n'utwana nimba reka buriya Satani n'umugo yumvishe ijambo ry'Imana rivuze ngo n'umwana muto uzi gusenga ntazagira ubwoba kuko azafashwa no gusenga. Aravuga ati ngo no bana bato nanjye ngomba kubakoresha kuko ubwo mbonye harimo imari kandi koko bari gukora ibintu bikomeye. Ubu twana dutoya twarangiritse two mu myaka 6, 7, 8, tuzi gutingana, tuzi ibintu byo gutingana. Abantu bazi ngo ababyeyi ngo barango na abana bato ikiri muri we kimusumbya imyaka. Niyo mpamvu ugomba gutestinga akana kawe ukamenya ibintu bikarimo ukagacokoza ukakarebuzwa ukagacunga kari konyine ukamenya inshuti bagendana ukamenya ibintu byose. Niyo mpamvu wa mugore ugomba gucunga umugabo wawe. Ubu hari abagore bari victime y'ibyo abagabo babo binjiyemo batabizi. Ukabona umugabo aragenda ngo ari guhaha ntuzi n'ibyo akora cyangwa ibyo ukora ukabona ibyakora ukabona ntabwo byakabaye bimuha ubwo bushobozi ariko ukabona miliyoni ari kugenda azamuka cyane kuri konti amamiliyoni ari kujyaho ukabona ibikorwa biri kugenda byimena. Nakubwiye ngo cunga sana cunga sana ariko ubwo ugasanga ugatangira kubona umwana wawe yatangiye kurwana acira inkonda gake gake wasenye arangiye ku mwana wanjye ariko ari guhengama kandi yari muzima ni gagasegonderi itonde mu kanya mugaka ko atari ko waretse tukatestinga tukagerageza ubu wanjye ni ujye umbwira ati pa tugende nise tugiye ngo kugerageza umugore umuntu yanyuraga imbere ari kuvuga ati wanyuze inyuma ariko yo mu gikari tukareba ko byacamo. Naho rero ngo hari abagore ngo bubaha abagabo babo cyane akabanyuze y'igikari bosheri ngo ntaribi ngo ntacyo wansaba ngo nkwema ati nyurayo nyura mu gikari urebe tenesa ngo nta twikomereza imisozi yarafashwe. Imisozi rero yarafashwe mu rwego mutazi. Wazajya kubona ukabona nyine nibyo navugaga ba bantu bari bazi guhaha barafashe bari gukora nta kibazo muri ya mahirwe rusange muri bwa buzima rusange cyangwa umugisha Imana yatanze ukabona uyu munsi bari kugenda. Mwabagabo mwe wowe reka mbivuge neruye wowe utarinjiye mu myuka mibi
wenda uri umuntu usanzwe ukaba utarinjiye no mu mbaraga za Kristo, mbwiza ukuri akazi kawe kameze gute uyu munsi? Imirimo yawe niba rwose Satani atakuyobora mu mitekerereze yawe na Yesu akaba atakuyobora, bimeze bite? Umeze ute? Uri gukora neza nk'uko byari bimeze? Gahunda imeze neza, ibintu ni sawa, gahunda biri kugenda, urugo uri kubaka, uri gucinyira, uratera imbariro, biri gukunda, mu mitungo biri kujyamo neza. Dufite abagabo batigeze bamenya gahunda, uri kumva abagore baragiye bagafata imisozi, abagabo bataramenya gahunda. Hari igihe uwo mubana afata umusozi, wowe nta kintu wari wabona, kandi ubwo iyo yawufashe nyine agira amabuto nyine kandi aho bimwe bikazima, kugira ngo uwo mucyo utazajya umubangamira muri gahunda ze. Bene data, turi kurwana, isi yarahindutse, ibi nibyo duhora tubabwira. Nimushaka mu byumve mu rwego rwabyo. Urahura n'umuntu yewe ngo njyaho ncururiza byanze nyine. Abatekinisiye mucuruzanya hari ibanga bamenye wowe utari wamenye. Kandi kwegera Yesu byarakunaniye kuko abanyamadini baragufashe bagutereka ahantu utagize icyo wica n'icyo ukiza. Hanyuma icyica kije rero kirakurangiza kuko wowe uri netre. Nta kintu ushoboye, nta ntwaro ufite. Iyo amadini yaguhaye, mwabanyamadini mwe tuvugisha ukuri, bantu muri mu madini, intwaro babaha mubona zikora? Murabona zikora. Izo mwamye mugura ibya 10 n'amaturo, izo mwamye mugura ibiguzi bigiye bitandukanye, uyu munsi ziri kubafasha mu rugamba. Mubona zikora? Ni muvugisha ukuri. Murara hehe? Muba hehe? Muri gukora mute muri iyi minsi? Kuko abanyamadini baravuga ati Satani toka Satani, muramenye ntimuzarebayo. Noneho bahita babigisha ubundi buryo bwo kumukorera mu buryo butari direct, ku buryo nyine bazajya bamukorera akaba ari bo bahembwa. Urumva nk'ubu nkora akaba ari wowe uhembwa, ntabwo njye mba mvugana n'umukoresha. Donc nyine umukoresha avugana n'uwahemba nawe, ariko umukozi ni njye abavugana nanjye, kuko uwo mukozi aba mpanze amaso, uzahembwa ryari? Yesu nagaruka azaduhemba, kandi gahunda ihari ni ukuzavuga ati nimwumve imbere, warabizi ko nyine gahunda bazavuga ati nimwumve mu maso cyane. Ubu hari n'abantu bicaye bati twebwe se ko turaba imbere twemewe, uri kumva? Utwo twararangiye mwana, ntabwo tugikora. Abantu bari muri ibyo ngibyo baratakaye cyane kure cyane. Niyo mpamvu muzabona indindagizi ziri mu bantu bose. Abandi nabo bitaga ngo reka mbabwire, ni uyu arega igihe kirageze, uri kumva? Buriya guhera 2020 nawe ugiye kuva covid yatangiye, niba utarahisemo Kristo, nguwe warahisemo Satani, uri inama y'imbagwa. Bene data, nubwo mwumva tuvuga gutya, tuzi ibintu tutatinyuka kuvugira hano. Tuba tuje kubabwirira mu marenga kugira ngo basi ufite agasamusamu uwo batari badaha, kuko ubu bwami buri kudaha ikintu cyitwa ubugingo bw'abantu, ubuzima bw'abantu, ibyishimo by'abantu, imitungo y'abantu, buri kudaha bwiyongeza, buri kugotomera nk'ugotomera amazi. Turi kubwira uwo batari babudaha, kuko uwo babudashye we yararangiye n'ubundi. Ubwo gahunda ari gutekereza ni ukwiyahura, ni ukujya mu bimogi, n'ubusambanyi, n'ubutinganyi, n'ukwica. Ubundi niba muri mindset yawe wicaye ukaba watari ko ngiye namwica, uri kumva? Ukaba wica batari ko ndaruguze tu barucururiza he, ndavuga urumogi, kuva tukaninywere nakundi, tukaninywere n'ubundi nta bundi buzima. Kare nahoze ndi kubwira umuntu twari turi kuganira, urabyibuka? Urabona nk'uno mwana ngo ni ya mpano n'aba ba star bose bari kujya mu nzu y'imbohe, urabariya baba barasahuwe urumva binjira mu kagemu nta myitozo bakoze. Nabonye uko babikina abana, nanjye nzajya nareba Imana nzajya mukinira hejuru ngo bazakora ngo kubera ko ngo bakora indirimbo bayishyize muri kuri logaritime ikagira miliyoni,
sawa aho uravuga impambigera uriho neza muri connection wevu ziragufata neza babana barugurira iwacu zageragamo gake bari hese waho ndejo bundi wari kuririmba ngo ahani ubaryanye mu Bufaransa bakojejeho ikarita kare mbere cyane yo ariko man reka mbabwire bana b'Imana uyu munsi nibyo narindi kubabwira kuba uri umuntu w'inyama n'amaraso gusa nta mwuka wisunze sindi kubabwira ngo mujye kwa Satani umwuka w'Imana niwo mbararikira kuza munatanga icyo afite izindi nzira sinzi bayobora ariko izo ngizo ndi kubabwira impamvu nzivuga nuko duhanganye ndi kubwira abo turi kumwe mu ruhande rwanjye ndabizi ko abari gukoresha iyo myuka mibi n'izo mbaraga bararakaye ejo bundi twabonye Kariza aza hano ari kuvuga ati nge baraniga ataba abantu mubona si abantu n'abadayimoni hari abantu muri kubona batambuka hano batarasa mukagira ngo ni abantu bazima ibyo twamye tubivuga abantu bakavuga ati nta ya Robert n'amasengesho bamwe ngo bakatwita abashaka views none rero byajya bijya muri pratique rero bigeze muri pratique twababwiriye muri theory ngo mwitegure murabyanga murabipinga none ubwo pratique zaje Yesu yaravuze ngo utazemezwa n'ijambo ryanjye azemezwa n'imirimo bari banyishe bari bandangije bari banywemo roho bayikuramo nyine hari imikino ibintu ni bibiri nakubwiye ngo ibyo ushaka gukora byose nibyo narindi witwa Kimanuka hanze umaze ngo kumusengera ku Mana kuko barese yashikije unakoze accident imwikomeye kuri ubu rwego mbese ariko yari amaze iminsi yiteretse ora denonsa sha uretse reka mbabwire bana b'Imana ibintu biri hano ibintu biri hanze aha ku isi urashaka kuzamuka uri ntabwo ari ukuvuga ngo uri mwenende ibyo bya mwenende byarangiye ibintu bya mwenende byararangiye kera byawuvuka reka finite rimine weva muri utwo tuntu weva muri utwo urumva muri wowe harimo iki wadobuswe nande ninde uguhaye uri gutambukana ukubaza Imana ngo turi kumwe Uwiteka ati ndi kumwe nawe cyangwa ukabaza Sekiba ati urashoreye nta bintu byinshi tuzavuga ngo narize ngo nzi gusobanura amateka neza ubwo ngiye kuba umunyapolitike ngo ngiye kubona ngo nzi gucuruza cyane ngo kuvuga neza ngo kwakira abakiriya ngo nzi amasoko yo hanze ukuntu aba ameze ngo umwana avukiye ku itari Nyamirambo ngo ibyo by'akatara byararangisha ngo niba gukubita igishoro numara hano hanze amezi aye nugira amahirwe ukanahavana n'ubuzima bwawe uzashima Imana uzashime cyangwa ngo ngiye ngo ubundi ngo twakoze kera ngo dufite imitungo ngo turakaze ngo hari hose twaraharanguriye ngo zihanze ngo twarazubatse urubakisha uri mwene ufite ikiwe utungira yewe barakudo ijisho kamera y'Imana irakure kamera ikuri washa kamera zikuriho mutwe wikorera twose no mu ntekerezo kandi buri munsi biri kugenda birushaho gukabya niyo mpamvu mubona hari abantu bahisemo hari umuvandimwe umwe wavuze ijambo rikomeye yarababaye nawe avuga bamugiriye nabi ariko yavuze ijambo nditekerezaho kabiri aravuga ngo aha ngaha umuntu urakomeza gukizwa icyambere ni umuntu uri bwihanganira imibabaro kubera ko icyo nababwira cyo aho imbaraga za Satani zigeze kugira ngo wihangane ukomeze ukizwe utaziyoboka utaziramije no kwihanganira imibabaro ibyo kukubwira ngo Imana izayikurinda ibyo byo ntabihari no kumenya uzayinyuramo ahubwo Imana izayikurinda naho kutakubaho byo ntabwo bizashoboka izayikurinda ariko kuyinyuramo ugomba kuyinyuramo Dawidi yaravuze ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi ariko Uwiteka mutabara muri byose muri byo ntabwo ni byinshi nyine birahari kandi biraza bikanamugeraho ariko muri byo Uwiteka bimutabara nimuca mu mazi tazabatembana ariko muzamwaciye ntabwo ari mu kirere nimunyura mu muriro ntabwo muzashya ariko nyine kunyuramo niho inzira iri Bibiliya ntabwo ivuze ivu ntabwo ivuze ivu n'umuriro
inyamaswa z'inkazi ntizizabashobora, ariko muzajya mugenda murebana nazo gutya ikijisho kubita ijanja wigirayo Yesu arifata ariko muhanganye gutya. Biragusaba gushira ubwoba, biragusaba kwiyemeza, biragusaba kwambara intwaro zose z'Imana. Abandi basigaye erega n'ibintu hari abantu batujijishaga ukabona umuntu si uwa Satani si uw'Imana umuntu araho nyine nakazu yajijisha. Kubera ko intambara irangiye buri wese agomba kwerekana uruhande arimo. Yosuwa ngo yabonye umumarayika n'inkota yaga, aramubwira ati nshaka ko umbwira ibintu sobanurira bwira neza uruwa mu bacu cyangwa urumubisha wacu bite nkwereka. Ugati umurangenje hano kubw'ingabo z'Uwiteka. Reka mbabwize ukuri, ubu uyu munsi nushaka ubyange ubyemere. Nawe wari ugifite akamuri gake kagutwikire cyangwa se izi sensa zabo zitari zagasensinze ngo zikuzamura utitaye ku cyaro urimo, utitaye ahantu ngo ngonge muri quartier narafatishije. Ibintu by'imyuka ntibigendana no gufatisha. Nushaka kuba warafatishije bazakumanura bakugeze ku itapi, wemeye kubaramenya bamuzamure bamutumbageze kandi ntacyo uzakora. Ibintu bihari ni bibiri abantu bose, kuko nyine ndi kuvuga ngo urugamba rurarangiye. Yesu agomba gufata intama z'akazishyira iburyo, ihene zikajya ibumoso. Nimba utari iburyo jya ibumoso bimenyekane. Ariko hagati ho ntabwo bikiri gushoboka. Ibyo kuvuga ngo ngiye gukora ngo nzamuke, ibyo gukora kuvuga ngo ngiye ngo mfite impano ngo nzi kuririmba, ngaho uririmba uzamuke sha. Ngo ngiye nshinze cano ngo mfite umunwa, ngaho vuga. Uzigera ubona turenze ibihumbi bingahe? Ubona ikiganiro cyanjye cyagejeje 10 zambwiye. Ni hari ibihumbi 30. Sabarira saba sabone 30 na bingahe? Hari ubwami bushinzwe kubabwira ati nubwo mubonye notification ntimuyirebe. Uri abantu batureba roba hari ikintu maze guhishurirwa. Abantu bihanganira kutureba akumva ikiganiro akakirangiza. Afite itara ry'urumuri rw'Uwiteka. Uko yaba ari kose, nubwo yaba ari mu ntambara, ariko Uwiteka aramumurikiye. Yego. Kubera iki? Byonyine kumva ikiganiro cyacu nge narabimenye ko bitwara ikiguzi gikomeye n'imbaraga zikomeye. Kuko urebye ukareba ibintu turi kurwana nabyo n'uburyo tuba turi kwasaguza tumenagura imbaraga z'abadayimoni muri ibi biganiro, nibyo abantu bakabaye bitaho. Kubera ko abantu bakabaye bari gukeburwa bakavuga ati nyamara icyo cyakwatatse cyaturutse aha wakirwanya guke. Ariko noneho kuko bafitwe baboshywe bari mu ngoyi za wa mwami turi kurwanya, arababwira ati ntimujye kurebayo, mubyihorere mujye gushaka inkuru z'imipuri yasohotse hari hanze, murebe ibintu byo muri za Kongo aho za M23 zigeze, murebe ibintu nk'ibyo se ubundi ba Trump uyu munsi bavuze gute, murebe ibintu biri kugenda gute. Ari oya riniye nyamara ubona nk'abanyarwanda birwa bahanganye ngo bari kurwana ngo twe ngo turi bifobagane, abandi ngo twe turi bigarasha. Urukumva n'uruyo nyine ngo haye n'abashyiriwe hariya mwana kurangaza biriya no, ariko ubona bari abantu bataza agakino barimo ibyo bihorera. Bari n'abashyiriwe hariya kurangaza intama z'imbago. Iyo umaze isaha uri kubyumva kavuga uti reka mpite njye kumva n'icyo runaka mushubije, reka mpite njye kumva icyo runaka mushubije. Nakubwenga ibirangaza byose umujura ntashobora kukwiba utarangaye. Kandi rero nimba agomba kukwiba ari ukurangaye agomba kuzana ibikurangaza, kandi agomba kubizana anyuze mu buryo ubwari bwo bwose ku buryo aragufata. Ubundi se ariya magambo atwungura iki? Hafashe iki igihugu se? Hafashe iki abantu se? Amagambo ntacyo. Abantu bamwe bavuga amagambo abandi bagakora ibikorwa. Niyo mpamvu mu gihe wowe urangaye nyine nibyo navuga, mu gihe wowe urangaye hari abandi bari mu bikorwa kandi uje kurangaza. Ariko se ntabwo uzi itsinda ry'abajura ukuntu basigaye bagenda. Hari abajura bamwe bagenda bakaza bakagucaho nka gutya, umwe akaba arakwibye urumva, akaba ari kumwe n'abandi batatu barahita bakwitambika imbere.
urabona nk'ukuntu basigaye biba muri bisi abajura babiri baraza bakitambika mu muryango urumva undi agahita aza wenda nimba uri muri bisi agahita gucapura nka telefone akiruka wajya kugira kumukurikira babandi bari mu muryango wa bisi ati ko se bigenze gute ati nibiki ati wisunika we uramirika we bimeze gute baranyibye ati akanaguhirika mu ntebe ubwo yaguhiritse mu ntebe ukeguka ati mundeke batwaye telefone wa wundi aba yagiye kare cyane rero aka gakino niko abangaba barimo ako niko gakino muri kubona ibiganiro ngo runaka ngo bamuvuze gutya ukumva umuntu bamusebeje ibintu bikomeye ukagira ngo wowe noneho ngo runaka bamwatatse bamwataka iki twafatanije n'uri kumwataka kurangaza n'abantu babiri babivuganye kugira ngo bakore ikintu kirangaza kabona ngo uyu munsi yashatse uyu munsi yarongowe uyu munsi yagize gute yahawe isoko ryo kurangaza abantu bahugire muri ibyo nyamara ubwo mu gihe wakabaye ari kuri ibyo wari ahubwo mu gihe cyo gusoza kurangara ugasoza umwuka wagufasha uri kohereza yawe ngiyi baze nanjye ndaguraho cyane urumva ngaho gura yohereza urebe ko yongera kukugarukira yohereze maze ngaho yohereze maze urebe ukuntu twose tugenda tuyoyoka gake uwo mwuka ukaba wakwatatse ejo bundi wamara gushirirwa kavuga ati ko bya bintu ba Robert bavugaga wajya kubireba buriya byo si byanyiza ko mbona byankomeranye kuki utabyitayeho kare Robert buriya njya ngira agahinda twe turabakozi b'Imana nyine dutegetswe kubyihanganira ariko hari agahinda kabaho abantu iyo bari mu bihe byabo byiza bafite umurengwe cyangwa ibintu byabo bimeze neza banga kwita ku kuri bakanga no kuyoboka inzira y'ukuri bakajya mu bishashagirana bibashyenga bikabatwara utwabo bamara kubona bashiriwe byanze neza none n'imyuka mibi yabagiriye mu bana yagiye mu byabo bahombye basufuye akavuga ati ko ba Robert ko nayigeze gucaho nkamva n'abantu ba fake banayigenda ariko akantu bavuze ko kambaye wabarondera amugani w'abarundi kabahamagara bumva ko hari ikintu ati Europa byaranze ubu ngubu byaranze bura byatangiye gutya byaranze bitari byanga wari uri hehe sinkubujije kuza nge nzakwakira kandi nzanagusengera Imana ariko reka mbwira uwo bitari byanga ubundi wakunze ukuri hakiri kare ni ngombwa ngo uzakunda ukuri ko kutakigukunda ni ngombwa ngo uzakunda ukuri utagifite aho gucumbikira ni ngombwa ngo uzakunda ukuri nta kintu uri bukumarire kuko ukuri nako kurarya ukuri kurananywa ukuri kubaho ukuri kuratura kugatuza kukabyara none nimba aho wari gutuza ukuri bamaze kuhiba urashaka ukuri ngo uguhire wowe wabyanze kuza kumva ukuri roho yawe ikikurimo ugifite ibyishimo ugifite umunezero ngo umenye ukuri kukubature wuzuye none uje gushaka ukuri barakwibye ubugingo ukuri kurakorera urakumaze iki kuko uri kwaje gutanga ubugingo ukuri kwaje none ukaba bwaranobotsemo ukaba barabunoboye uratubwira ngo tuguhe ukuri erega buriya nibo bantu turi kurwana nabo Roba ugasenga ugatagangara ugashaka kubimuteramo kwajya kugeramo kugasanga ni mu manga ni mu muriro akushyizemo kose gashikanye kuko ariko Mana ubu ntago unyumva kuko ntago unyumva igihe nasengeye Mana ntago tugikorana ntabwo ikibazo ari Imana ikibazo uri gutera mu muriro dushya ukubitamo dushya kubera iki ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko banze kumva ukuri cyo kizatuma ibohereza umwuka uyobya ubashyenga kugira ngo barimbuke bene data nagira ngo mbabwire ngo nushaka ureka ibyo bintu by'imiteto waba ukorera mu mujyi waba ukorera mu cyaro waba usengera mu mujyi waba usengera mu cyaro bantu musenga mwebwe yo abantu basenga bo we batayobowe n'umwuka wera shamuri n'imyako ndakaza ariko nimvuga umwuka wera wa nyawa panuriya wo mu madini kuko uwo Yesu wa mugani wo mu madini wa mugani wa Tayisire uwo Yesu wo mu madini bababwiye n'uwo mwuka wo mu idini mufite nta kintu ushobora niyo mpamvu mubona binjira iwanyu uko bishakiye tuvugisha ukuri ntibinjira uko bishakiye iyo bashatse kukuraza mu marimbi bakurazayo iyo bashatse kukugaburira ibinyama bibisi baterekereje nijoro urarubirya
iyo bashatse kuza guteza ihembe no gusambana rwose baraza ukarara usambana, iyo bashatse kugusambanya baraza bagasambanya. rwose uri kumva uwo Yesu ufite utakurinda utaguhagararaho, uwo ni Yesu nyabaki. ubu abantu bari kuririra mu madini ni benshi, kandi bari kurizwa n'iki n'igitero cy'imyuka mibi bananiwe kurwanya. kandi ubwo ngo bamaze, hari n'abajya yonyine kubera kurara bahingishwa bati baraye bamingishije kagende bajya ku nsengero, ajya bakacomekamo izindi, noneho gahunda yo guhinga ikava bakajya gukora mu nganda. ati guhinga bari bakubahe bakorohereje bararutunda imicanga n'amabuye. bari abantu bamaze kubaka inganda n'amazu, kandi bo bibera mu bukote, ariko bakaba barara cyangwa ari abashomeri ariko barara mu kazi, bagakora abandi bagahembwa. bene data nshuti z'umusaraba, turababwira ngo mwegere Yesu. ubu nibwo maze kubona ubugome, ngiye gusoza ubugome bw'amadini. ubu nibwo ndi kububona aho ihubi ry'idini rimviriyemo, nibwo ndi kubona ubugome bw'idini, nkabona n'icyo bari bagambiriye kuva mu myaka ya kera. Shobundi narababwiye ngo kuva mu mwaka w'1600 bashinga amashuri 800 y'abajesuiti yigisha teoloji. ariho izi teoloji zose mwiga zakomotse. abo bajesuiti b'icyo gihe barebaga uyu munsi, barebaga agakino muri 2026 kazaba kari gukinwa, ubwonko bw'abantu bwarafashwe matekwa, barigishijwe ibindi bintu bakibwira ko ari byo Mana kandi atari Imana, ahubwo baroroheye abababaga, barabaye nk'udutama tucyoroshye cyangwa twaduhene tucyoroshye, ureba ukabona karacyafite iraso ribisi. kuko ubu ngubu kwigaburira umuntu witwa ngo ni umukoraliste, ngo ni umudiyakoni, ngo ni umuki hanze aha, ngo ajya mu nsengero, ngo araramya, ngo araririmba, ngo arahimbaza. abana b'abasambanye ariko ati turiya dukobwa tw'uturokore, ati turi kuturya n'uwo mwanya. icyo babakoreye abayobozi b'amadini banyu, icyo babakoreye baraboroheje, barabafashe mu basimpo, ku buryo uri dirigente wa korali ariko ugomba gukora reading uvuye kurongorwa cyane rwose, uvuye gusambana, ukora ibintu by'ibizira, kandi ku buryo Satani azajyaza agafata byoroshye nk'uwinjiriwe, ku buryo nubwo uzaba ufite urugo bivuga ko ari Imana ngo yarwubatse, ariko Satani azajyaza yinjira yifatira yihereza nta kumubangamira. nuko nicyo babakoreye. ntimugire ngo uwo bababwiye ni Kristo, kuko iyo ari Kristo tuba tubibona. Masengera kadusoza ikiganiro, ariko tugisoze gutya ngo conclusion. bene data nshuti z'umusaraba, abantu mwimitse ibintu by'amoko mu mitima yanyu mubikuremo nta mumaro. abantu mwiringiye imbaraga z'ubugambo ngo banyogokuru banyu batuyeho, sibyo n'ubunigi babahaye, mukureho nta twatayaga. hari igihe twakoze ariko ubu byararangiye, sibyo ubwo bugambo bwo kuvuga ngo ari wejo no yango ngo ndakagenda, ubwo byararangiye. finite rimwe byararangiye, sibyo ubu bugambo bwanyu bwo kwinyeganyeza. uri kumva ati imbaraga zacu zari ziri mu majipo maremare no mu misatsi David, kera cyane. urumva umujura twasomye ngo ntazanwa n'ikindi, ni ukwiba no kwica no kurimbura. iyo rero aje kukwiba twavuze ko akurangaza, yarangiza kukurangaza akakwiba, yarangiza kukwiba akakwica, kandi iyo upfiriye muri ibyo uba urimbutse. noneho rero tubabwire ko nta kindi kintu Satani ari kubashakaho, ni ibyo ngibyo, kandi abantu benshi bagiye kurimbuka pe. aba bantu nyine arabiba, bamara kwibwa aho kugira ngo bajye gushaka Yesu bakajya gushaka abapfumu. kabati nese ko ibi byambayeho nsenga nukuri bro, hari ibintu bimbabaza. kabati ibi nibi byambaye, ati nese wa muntu urakijijwe urizera ngo nukuri ngo ndasenga pe, umva ngo ndaniyiriza, ureyereza ibyo bintu ko Yesu avuga ngo bene yo dayimoni ntikurwamo n'ikindi usibye kwiyiriza ubusa no gusenga. waba wirije uwo mudayimoni akakuza, waba wirije uwo mudayimoni akakunanira gute? ubwo rero ni ukuvuga ngo aho wateretswe ntabwo ariho Yesu yakabaye agusanga cyangwa se ho agushaka. simvuze ko umwana w'Imana atageragezwa, agira ibibazo bigiye bitandukanye, ariko Uwiteka mutabara muri ibyo byose. ariko agasuzuguro k'abadayimoni
ntabwo Imana ijya ikihanganira ku mwana wayo. Arega aha ni ikibazo kizingiye bene data mudukurikiye, kugeragezwa ni ibintu bisanzwe. Abantu bo mu isi dusangiye, natwe twese turi mu bigeragezo. Abantu bo mu isi dusangiye ubuzima busanzwe, ariko ni ukuba mu buzima utazi umwami ukuyoboye, niba ari Imana cyangwa ari na Satani. Icyo si icya mbere. The second one uri kumva ni ukubaho utazi ibikubaho ni ibiki. Ese ni intambara z'umwuka, ni ibigeragezo biva ku Mana cyangwa ni uko gusahurwa. Aho ni ukwiye kumanza kumenya ngo ese koko naribwe. Kandi ari cyo kibazo nyine. Ibintu biri kuba ku barokore nyine nibyo nakubwiraga, byose babyitiriye ibigeragezo. Ariko wareba ibyo umuntu ari guhangana nabyo ukabona si ibigeragezo. Ntabwo Imana igerageza umuntu yubakiye urugo irusenya. Ntabwo Imana igerageresha umuntu yubakiye urugo kurusenya. Ntabwo bishoboka. Mujye mumenya ese Imana ipima umukiranutsi iti. Wowe uri umukiranutsi, uri mugenzi wa Dawidi. Yavuze ngo nari umusore none ndashaje, sindabona ibyo bintu, sindabibona. Nanjye Robert mu myaka yanjye mfite sindabona umuntu w'Imana yishwe n'inzara yasabije. Ubwo ari ujye kwa ngira mwica se nimwica nyine, manzi umenye impamvu iguhuhura, ndozi ko ari ukuguhuhura. Izingiro aho niho ubwenge buri. Niko Yohana hari ibintu yajyaga ajya kwandika nawe yabura ukuntu abivuga, akaba ati nyamara aho niho ubwenge buri. Kababwira ahantu ubwenge buri ni ukumenya intambara zivuye Imana yohereje umuntu nka training no kumenya, uri kumva ibije ari akajogo k'abadayimoni. Ariko n'abadayimoni bagusuzugura, uri kumva, kandi ikimenyetso cyereka ko bagusuzugura. Ntabwo Imana yaguteza ibigeragezo bizanywe n'ubusambanyi. Oya, n'ijambo ry'Imana riravuga ngo nta kigeragezo, Imana ntishobora kukugerageresha ikigeragezo kirenze icyo wakwihanganira. Mbere yuko Imana izana ikigeragezo mu buzima bwawe, ipima ibiro byo kwihangana kwawe. Nimba ufite ibiro 100 ikazana ikigeragezo cya 90, urumva none wowe ikigeragezo urimo gifite ibiro 120 kandi kwihangana kwawe ni 40. Ubwose urumva kivuye. Ntabwo icyo ari ikigeragezo, iyo ni ishoti y'abadayimoni, iyo ni rusawuzi, iyo ni rusawuzi. Uri kubyumva? Ni niyo mpamvu nyine kizabimenyekanisha nuko bizarangira utsinzwe. Ntabwo Imana yakuzanira ikigeragezo kiri bugutsinde, ntabwo bibaho. Ahubwo ipima kwizera kwawe ikakuzanira icyo uzatsinda nyine, ukagicanamo n'Imana ukazasigara uyishimira. None wowe reba ibyo bintu byakwikubiseho nawe ubwawe ntubishobora, biragiye ugiye mu bapfumu. Wa mugore we kankubaze, warabyutse mu gitondo urarangara wirwa uceza, uri kumva ngita guceza, sibyo? Ubyutse mu gitondo usanga umugabo wawe afashe umwanzuro wo kugenda. Ubyutse mu gitondo usanga abana bawe mwajyaga mukarabana mujyana gusenga utararangara, uri kumva, ngo winjize bira bya Bradishawa n'ibindi byose tujya tuvugana za anniversaire n'ibiki byose bya bintu byose birangaza abana b'Imana. Umwana watangiye kunyura umugi cyane, tangira gusigara muri filime. Wisanga bawe baba ntago Imana yazana ikigeragezo cy'ubutinganyi. Neza Imana yoreza ikizira iwawe. Ntago ibyo bari ikigeragezo. Niba woroye ubutinganyi wawe mu rugo ntago cyari ikigeragezo. Ntabwo ari ikigeragezo Imana yazanye. Ako nagasuzuguro k'abadayimoni. Nagasuzuguro k'abadayimoni. Nakantu Satani yishyiriye wawe kubera ko n'ubundi yabonaga aza hari connection, hari wave. Ndavuga ngo ni wave ziba zihari. Urumva? Nuko wabyanga wabyemera, ikiza nuko umenya intambara urwana, warangiza ukamenya n'ibikoresho ugomba gukoresha kugira ngo urwane iyo ntambara uyitsinde naho ugomba guhagarara. Bira bintu by'abanyamadini ni ukugeragezwa, humura mwene data Imana izabirangiza. Abana b'Imana tugomba kugeragezwa. Kandi ukubwira ngo ugomba kugeragezwa batisha turagakoze. Game over. Buri ingo nyinshi zasenywe n'abo bantu mwirirwa imbere. Ingo nyinshi kizirangije n'ubugingo bwawe niziri mu manege arega ubu hari zitarasenyuka, nawe uri no guhomba. Muzarebe ukuntu abapotere b'iyi minsi bari gukira. Uri kubyumva? Bari gukira se kuko mutura menshi, kuko hari igisanga mu rusengero nta n'ikigibaki, hari n'ige nani hano hari abantu 6 batura 500 ugaza umuntu bagenda muri Range Rover Tesla. None se ubwo muri kumva twarabibabwiye ko igicuruzwa cya 18 n'icya 19 muri Babuloni ni ubugingo n'imibiri y'abantu. Nimero 19 kandi uko bihera ku 19 bimanuka niko bigenda bigira imbaraga.
rero reka dusoze. Hari n'igihe njya nibaza n'uwavagirwa akajya gutekereza ibindi akajya kuzana ubugoryi bwabo. Niba utewe n'umwuka w'Imana uyoborwe n'uwa Satani bigira inzira. Ni uko nguko bimeze. So rero nimuze kuvuga asenge ibyo bintu ntabwo ari ubutumwa bwiza mama muri kubwira. Wapi uyu munsi ntabwo turi mu mahina, ntabwo tukibwira abantu ushaka Imana ibyiciro by'ubutumwa ubundi twe turi kubwira abantu kuko ijambo ry'Imana avuga ngo birarangiye, uwera ntagume yere n'uwanduye yagumye yandure. Twe turi kubwira abantu barangije kwezwa, tukababwira ati rero mufunge defense. Urumva mufunge defense dore cya Satani kiri kuzamuka umwe wanyu uri kumva. Urumva kumuhagarare neza mwizamu mushyiremo wita kwirinda cyane rwose. Abacunga kabisa izamu ryayo bati kwirinda rimo naga yazambaye. Urumva kuri atake mushyiremo witwa kwizera. Uri kumva ati kwizera wacu. Ku ruhande rw'ibumoso uri kumva ufite mushyiraho witwa ibyiringiro. Bati ibyiringiro byacu ni mwijuru bizabona ubugingo kuzaba ibihumbi turamye umukire. Mupange 11 wanyu kuko nabandi bapanze. Muri turabwiriza ubutumwa bwiza abandi. Abatarabwakire ngo amaraso ya Yesu abarinde n'ubundi barabusaho. Twari turi mu by'umupira reka bahishura. Buri Imana ijyana ahantu izini mama. Uyu munsi abakristo mupange 11 wanyu kuko na Satani 11 aramupanze. N'umukuru atake yitwa duhangane. Rusahuzi izoza bagati ndabarangiza uri kumva. Gatandatu iri gukinwa na mwici. Cyane rwose. Yesu nabyaye iri gukinwa. Uri kumva. Ntabwo turi muri Rokritoma. Dore nuza ku murongo no w'inyuma bano ba defense bakina muri 5. Uri kumva. Hariho nuzu yazi. Ubwo mbambaye ishuriye kandi nicecekeye gake cyane. Urumva muri gihe hamwe hari ba murangaze. Murangaze bakina ku 9. Ukumva na musahuzi baba bagenda bataka bagati ebana. Urumva namwe rero mumenye uko mufunga defense zanyu. Mukeza Yesu abe hamwe namwe. Yego. Mushyire muri mediane bagusenga. Bobe baraho ngaho n'abakuri. Imana amahoro ibaho umugisha. Reka tubashimira abantu mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro. Ubuntu bw'Imana bubane namwe. Iyo ntangira ikiganiro none mwajya mwumva bwa buhanuzi babahanure bagati Imana amahoro ibarindira umubiri yanyu. Yego. Ibarindira ubugingo bwanyu. Ibarindira umwuka wanyu. Irinde n'ubutunzi bwanyu butajyaho iki umugayo. Ariko Roba hari igihe abantu bajya tuvuga ngo none se ngo twebwe byabayeho ngo dukora iki nguko mwabona babyanditse muri commentaire. Icyo mugomba gukora turakibabwiye no gupanga izamu neza. Nimba utari urimo rero twakubwiye ngo hitama aho ugomba guherera kandi aho uraherera ubijyemo neza. Ariko twebwe dukora ibiganiro buri abantu benshi ntago bazi ukuntu Imana iduha ibi biganiro. Nk'ubu ikiganiro nabanjije gukora cyavuga ngo uhitemo choose. Niba urakora Satani sava, niba ari Imana si umuti nuwo murakoze. Mwakoze kubana natwe. Reka tubashimire tubararikire gukurikira ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom. Amen.